ndagira ngo ukurikira akantu kwe kugacikwa. Barakwereka hano robo irimo kubaka, irimo gutera igipande ku nzu. Ni akazi gakomeye hano irimo gukora cyane, kugira ngo witegereze ukurikire wirebere. Ni umurimo utoroshye. Hakurya nabwo none barakwereka umugabo wambaye masike, yazamutse sikariye yirukanka cyane. Nguwo arazamuka, inkuta arabombagura popo. Yewana akimara kubomagura yahise yinjira, asanga abagabo babiri baryamye ku gitanda, atangira kubateragura inshinge. Umwe aramufata aramuterura, aramusohokana. Uko kumusohokana, hakurya hari imodoka yaraje ahita amuterekamo amwinjizamo, arangije arafunga. Hakurya nanone tubona undi mugabo w'ininja. Ibana ari ku myotsi, reka sinakubwira. Ariko nanone wa mugabo nanone hakurya kuri telefone, bigaragara ko hari umuntu ari guha message, ari kubwira amakuru y'ibyabaye. Yafashe wa muntu yarazanye amukurumwa ya modoka, amujugunya hanze, amusiga aryamye hanze. Ariko nanone hari undi waje nanone tubona kuko ameze nk'irobo, yinjira mu nzu, areba umuntu hirya no hino, araheba. Karabaye, aritegereje abura umuntu pe. Gusa wa mugabo wambaye masike ndetse ufite amaraso kuri we, bigaragara ko nyine hari tageti yarimo gutagetinga. Wa undi nawe araje mu modoka byihuse, aje kureba wa muntu. Kumbe wa undi we yaracukuraga ashaka guhamba wa undi wa mbere, bigaragara ko ashobora kuba yari yamwishe. Kumbe mu nzira wa undi wo wambaye masike yarakirimo aza, hanyuma asanga umugabo arimo kwitamo utuntu. Iwana arimo gusoma agaseka kishima cyane, bigaragara ko ari ibintu by'ibiyobyabwenge arimo kunywa bya hatari. Uko anywe yakishima agaseka, ati nabatsinze. Agiye kubona abona imodoka imutungutseho, hapfamo umugabo. Bamuhagarara imbere, amubaza amagambo nkaho yakamusubije. Abona ibintu biramukomerana, agiye kubona abona agatajije. Yewana mbayije hega ikigabo, yebana urakora iki? Ati genda akizwa n'amaguru. Yahise akizwa n'amaguru, gatahita yicara mu modoka, ahita yirukanka cyane. N'abandi nabo bahita bafata imodoka yabo bahita bamugendaho. Yebana ntabwo udusiga hano turi kumwe 2 nawe. Yahise akora iki? Yahise agenda yegera indege, azamura indege hejuru mu kirere. Tuguhiga ubutwari muratarabana. Bana uraducitse bana, harya ngo ugiye mu ndege ngo uraducitse. Bana uzi ko umuginga ducitse wana. Uzi ko umuginga ducitse wana. Dore agiye mu ndege wana. Ariko haga dukoma gukora plan B. Mwabibonye se bana, nabacitse bana. Nakora iki bana? Nabacitse bana. Iyo ukaze ubukazi, nshaka kubereka ko barenze ubushobozi. Ambonye iyo ukaze ubukazi bana. Uko kibivuga kigatomora ibintu, uko kibivuga kigaseka. Ari nabati rero dukwiye gukora plan B, tukareba ku ikarita, tukareba ko cya kigabo dushobora kugifata tukakimeza ko natwe turi abahanga. Ati ndabigenza ndi direka nifate neza. Mugabo hano wibogare atangiye gutekereza uburyo ki nabo bakora, bakaba bashaka kiriya kigabo. Bakomeza bigenda mu kamodoka kabo, bagenda babitekerezaho gake gake. Ari nako bakumva gutumbira mu kirere, bitegeza cya kigabo mu kirere. Urabona bafite za jomeri zikomeye cyane. Ariko na cya kigabo nacyo mwibuke hakurya, nacyo ntabwo cyatuje, nacyo kiri n'ibijomeri, kirimo kirareba aho baginga hano bageze. Cyaragiza kikabaseka, kikabata ndabarenze bana, ndabarenze bana, kigaseka. Ndumugabo batumva mane, ati ngwino tugende, icyo nzi cyo. Ati dore nguriye hakurya iriya. Atariko ntago ari bugire gute, ntago azaducika burundu. Tuzakoresha ubuhe bushobozi ra? Hanyuma umutipe ati rero
bari abantu bashobora kuzanyiyongoza nkubiteho dusasu tungahe numva aho bashobora kuba bageze. Kumbe hakurya twumwereka ko wa mugabo ari mu imodoka y'itagisi, bigaragara ko yari yageze aho ajya atangiye kujya agira abantu yitaho, bishoboka ko bari umuryango we hari sinamenya, ariko ibyo filime iri kutwereka nibyo nanjye ndimo gusobanura. Hanyuma atangira gufungurira umuntu umeze nka ya robo n'ubundi bari bahanganye, amukubita kuri bredi ndabara umugati. Usaba uko cyakoraga buri kimwe cyose cyarasekaga, kugira ngo ukurikira aha ngaha gusa cyari kimaze kwifureba nyine mu bundi buryo kigize umuntu mwiza.